Mbo actually twari tuziko yuko turi buze gukoresha amasaha kugira ngo tube tusubiye mu ngo nago nyine twumvaga turi buze gukoresha amasaha niyo mpamvu yabyo. Inshuti wacu wari wagize anniversary ayifetera nyine mu rugo nababwira ko corona nyine ikomeye bakareka kurenga ku mabwiriza. Ni iki ngiki nyine nibi byambayeho ndumva yuko twarenze ku mabwiriza ya covid. Ndasaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo ari ubwa mbere ufashwe warenze ku mabwiriza ubwa kangahe. Mbajije mbabwiye muratangira mutwibwira. Nitwa Nizeyimana. Ongereza. Nitwa Nizeyimana Odo. Nitwa Nizeyimana Odo. Mukora iki? Dukora akazi. Hanyuma byagenze bite ko mwitabiriye ibirori kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid? Ni iki ngiki nyine nibi byambayeho ndumva yuko twarenze ku mabwiriza ya covid. Ndasaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo ari ubwa mbere ufashwe warenze ku mabwiriza ubwa kangahe. Hari undi munsi bakwerekanye nyine ni kangahe. Ubu ni ubwa kabiri. Kubera iki bisubiyemo kandi n'ubwa mbere wari wafatiwe mu cyaha nk'iki ngiki cyo kwitabira ibirori? Kubera ko narenze ku mabwiriza. Ubiterwa n'iki se kurenga ku mabwiriza ubizi? Ntacyo ndi burenze aho. Wakinsubiriza nawe. Jese twari kumeshti yanjye. Hanyuma buriya ni irihe somo n'ubuhe butumwa wagenera abandi? Nta kintu ndi bubatangarize kijyanye n'ibyo muri kubona nyine izi nizo ngaruka zo gukora icyaha. Nabihereyeho navuze twirinde covid. Yatugendere ku mategeko n'amabwiriza. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Tubwira amazina. Nitwa Seviki. Nitwa Seviki. Viki. Wa Seviki. Babafatiye hehe? Badufatiye Kibagabaga twari turi mu birori. Nasanga ahari 3:40. Hanyuma ko mwakoresheje ibirori cyangwa mukitabira ibirori mu gihe cya covid byatewe n'iki? Ntabwo mwari muzi ko bibujijwe? Mbo actually twari tuziko yuko turi buze gukoresha amasaha kugira ngo tube tusubiye mu ngo nago nyine twumvaga turi buze gukoresha amasaha niyo mpamvu yabyo. Viki, uretse n'amasaha mwari benshi kubera iki nkawe ku giti cyawe wafashe umwanzuro wo kujya mu birori kandi ubizi neza ko bibujijwe muri iki gihe? Mbo impamvu nafashe umwanzuro nayo mpamvu ingaruka ziri kongeraho nayo mpamvu nemera kwicuza. Mwafashwe gute? Uburyo twafashwe nyine polisi yarahageze mu buryo buri surprise kuri twe hama nyine turayamanika nyine baradufata nta kibazo. So murabizi ko muri iki gihe cya covid-19 hari n'indi covid nshyashya yaje cyangwa ikindi cyorezo gishyashya cyaje buri muturarwanda wese agomba no kuba yaranikingije. Abantu mwari muri kumwe mwari muzi neza yuko
baba barikingije wenda harimo yego n'ufite twari urukingo tubizi nawe. neza ko twikingije kandi kubera ko twari dufite two twagiye twipimisha turebe ko turi bazima nta kibazo dufite. ni irihe somo wakuyemo nihe nama wagira abandi? Isomo nakuyemo ni uko ngomba kubaha amabwiriza n'amategeko bya leta, hanyuma isomo naho abandi ni ukwirinda kuko ntabwo ari ibintu byoroshye mu rwego rwo kugira ngo icyorezo cye gukomeza kuba cyinshi mu gihugu. kandi muzi ko bitemewe muri iki gihe cya covid. nitwa Nakamanya Grace. nitwa Nakamanya Grace, umushuti wacu wari wagize anniversaire ayifetera nyine mu rugo ryari Kibagabaga ninjoro, badufashe saa 3:05. Grace ko mwabikoze mutazi ko hari amabwiriza yihariye muri iyi minsi igomba kubahiriza ya covid-19? Niyo mpamvu turi hano turanabisabira n'imbabazi. Ese mwari muri abantu bangahe? 20. 20. Hanyuma se abo bantu bari muri anniversaire bari bafite ibipimo bigaragaza ko bipimishije? Bose uko ari 20. Ko bidasanzwe mwabigenje gute kugira ngo baze bose nuko muri iyi minsi abantu benshi nyine bari kwikingiza. Ariko muri iyi minsi ibirori byari byarahagaritswe ntabwo mwari mubizi? Tubabarira. Grace, kuri ubu ngubu uri muri iki ni iyihe nama wagira abandi bantu bagifite imyumvire yo kurenga ku mabwiriza? Nababwira ko corona nyine ikomeye bakareka kurenga ku mabwiriza. Grace, hanyuma tubwire, ntabwo bisanzwe polisi yabafashe gute? Haba hari imiziki isa nkaho tubwira kugira ngo munayibone? Ntabwo imiziki yari myinshi, nuko I think ko babonye abantu bari kwinjira mu gipangu ari benshi, twabonye nyine batuguyeho. Ni irihe somo wakuyemo? Ntabwo bizongera nyine ko corona umuntu ayikinisha kandi yica. Urakoze? Wakoze namwe.